hari ibiza wisinzirize, hari ibiza wigwishe, hari ibiza wirengagize, hari ibiza wimura Imana uhinduke ngo nawe wabaye umunyamugi, hari ibiza nushaka uhinduyemo sisiteme y'uburyo wasengaga, y'uburyo wirirwagamo, y'uburyo utangire guprepare ubuzima bwawe wiyegereza Imana, kuko hari ibiza by'ubukene kazunguza ukavuga uti ngiye kurekura Yesu nigire mu kwicuruza. Hari ibiza by'imibabaro, agahinda, abana bakananirana, bikazunguza ati ndarekura Imana sinzongera kujya mu rusengero. Hari ibiza mvuga ibiza mbitondagure nabishobora, nawe urabizi ko hari ibiza. Ariko se urakora ute kugira ngo ibi biza bidasiga bikumanuyeho wari uri muri ayo manegeka winegetse? Uhoraho turagushima kuri Imana igira neza, Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo tugusaba. Woheze ijambo ryawe rikadutungira muri iyi si, izina ryawe nishyirwe hejuru. Turagushima ko waduhaye amahirwe yo kubona uyu munsi. Uwiteka Mana yacu ntacyo twatanze kugira ngo tuba turiho, ariko hari icyo wadusigiye. Ndasabye ngo buri umwe wese Umwuka wawe wera mumanukire, amuhishurira impamvu yo gusigara kwiwe, yo gukoresha nabi amahirwe wamuhaye. Kandi nanjye ngo ikaze mu ijambo ryawe. Ndagusabye ngo Umwuka wawe wera amanukire ubuzima bwanjye, amanukire n'inshuti zose ziri jambo, dushobore guhabwa umugisha twumva ijambo ryawe. Barahirwa baryumva, barahirwa barimenya, barahirwa barigundira, kuko ntabwo bashobora gusigara uko bari bameze. Urakoze Mwami, ni mu izina rikomeye rya Yesu usabye twizeye, amen. Murakoze cyane. Tugiye kujya mu ijambo ry'Imana muri Matayo. Nkuko mubimenyereye buri wa gatandatu tuba dufite insanganyamatsiko igira imbaraga mu ijambo ry'Imana. Insanganyamatsiko ya buri wa gatandatu ivuga ku bushobozi n'ububasha buhishe mu ijambo ry'Imana. Ndasoma mereye ku murongo wa 24. Turi muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 24. Umutwe w'ijambo ravuga ngo inzu yo ku rutare niyo ku musenyi. Inzu yo ku rutare niyo ku musenyi. Yesu yigishaga mu migani, yafasha abantu babiri, umwe amwita inzu yubatswe ku rutare, undi amwita inzu yubatswe ku musenyi. Nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Umutwe w'ijambo watubwiye inzu yo ku musenyi n'inzu yo ku rutare. 24 atubwiye neza igituma umuntu yubaka ku rutare. Umuntu wese wumva ijambo ryanjye akarikomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Harimo amagambo abiri y'ingenzi. Umuntu wumva, hari ibyo twumva tukava mu gitondo tukageza n'umugoroba byaryoheye amatwi yacu, ndetse tukabikomeza bikajya no mu mitima yacu, tukabirota tukabigenderamo. Ugasanga kuva mu gitondo kugeza nimugoroba nta kintu cy'ubumana wari watiza amatwi yawe. Ashimangira abwira abantu, abanyamahirwe, abanyabwenge, abiteganyiriza, kwari abantu bafata amatwi yabo bakayavana muri bya bindi byose bakayatiza Imana, bakumva ijambo ry'Imana. Ntabwo ari ukuryumva gusa, hari irindi jambo yavuze. Abantu bumva amagambo yanjye bakayakomeza, gukomeza. Niba hariho ikintu kirimo gutuma abantu bagwa igitondo n'ikigoroba, nibyo birirwa bumva, nibyo bakomeje. Umuntu akava mu gitondo ari mu bintu by'isi, amafilimu y'isi, akareba abatemana, akareba abasambana, akumva indirimbo za shitani, kuva mu gitondo bukarinda bumwiriraho, atari yavuga ati reka numve icyo Imana ivuga ku buzima bwanjye uyu munsi. Ariko agashaka ko Imana imukomereza muri iyo sisiteme.
Yesu yashyize ku mugaragaro ababwiye ati ndashaka kubereka umunyabwenge ni umuntu wumva ijambo ryanjye. Wowe uneze amatwi igitondo cy'uyu munsi uheruka kumva ijambo ry'Imana ryari ukarikomeza, uheruka kurikomeza ryari? Ushobora kuba ubaho mvugira ujya mu rusengero rwose ariko ugasohoka nta kintu wumvise, nta n'ikintu wakomeje. Imana ntabwo igikorera hanze y'ijambo ryayo. Ijambo ry'Imana tubwira ngo umuntu naba muri njye amagambo yanjye akaba muri we nanjye nkaba muri we, asabe icyo ashaka cyose azagihabwa. Akuri hanze ye, amafilimi y'isi akurimo, imihendo y'isi irakuzuye, ugashaka gusaba ibyo ushaka byose ngo abiguhereze. Ntabwo bishoboka bene data, ntabwo bibaho. Imana nk'uko abantu bagira amabwiriza mu ngo zabo, bakagira amabwiriza mu bizinesi zabo, bakagira amabwiriza mu mishinga yabo, ni nako Imana igira amabwiriza mu ijambo ryayo. Nababwiye ngo interuro ihabwa agaciro n'uwayivuze. Yiba mwamenyaga uwavuze ngo umuntu niyumva amagambo yanjye akayakomeza azaba undi muntu. Twese twakabaye dutiza amatwi ijambo ry'Imana, twese imitima yacu yakabaye inyoterewe ijambo ry'Imana. Kubera abantu batari bamenye Imana, bumva ijambo ryabo kumva ni ibisanzwe. Ariko mwene data, Imana uyu munsi yakunumyeho, amatwi yavane mu byo washyiragayo, uyahereza Jean d'Arc, ukayahereza Jean Dodier, akakubesha akagukomeretsa, ugasigara uri mu bikomere, ugasigara warayahuzwa Imana. Ariko kubera iki? Niwe wahisemo nabi. Biradukwiriye ko twongera gusubira ku rufatiro rwo guha agaciro ijambo ry'Imana rigashinga imizi muri twe, kuko iryo jambo niryo ritubashisha guca mu bihe turi bwumve. Ijambo wirengagiza, ijambo bashikamo ugasinzira, ijambo rivugwa ugafata telefone ugasohoka, ijambo rivugwa uri ucatinga, ijambo rivuga wibereye mu bindi, niwo muti w'ikibazo ufite. Muri iyi minsi urumva iki? Biratubwiye yuko abanyamahirwe ari abumva ijambo ry'Imana. Amatwi yawe aracyabasha kumva ijambo ry'Imana? Umutima wawe uracyabasha kurihobera ukarifata kaba imbuto ritewe muri wowe? Uri umunyabwenge niba ukibibasha, uri umuhanga niba ukibibasha, uri umutsinzi niba ukibibasha, uri igisubizo niba ukibibasha. Ariko niba utakibibasha, iminjiremo agafu. Yigeze mbona kuri WhatsApp bohereza akana kafashe ifukiye kari inyanyagiza ku mutwe no mu maso, uruhande rwako hari indobo yuzuye ubugari. None baravuga ngo nimwakire mwiminjiremo agafu muri iyi minsi ya COVID. Nanjye ndakubwira ngo iminjiremo agafu. Wakundaga Bibiliya, niwaryama gutayisomye. Hari n'amazina nawe wiyitaga, hari niyo wumvaga ukavuga uti sinshobora gukora ikosa kuva mu gitondo kugeza nijoro ntari narya ijambo ry'Imana. Ariko uyu munsi wacyuye igihe, uyu munsi na Bibiliya ntuzahiri. Imana yakunumyeho, ibuka aho wavuye ukagwa. Njye mbwira abakristo ni na COVID ntago izabuza Yesu kuza. Ibibazo bizaza, ariko nubwo byaza biresha nk'itaje, ntago tugomba kureka Imana. Reka da tuyireke tujye hehese. Petero ko bavuze ati nakuvaho nkajya hehe? Babandi bigendeye kubera imitsima Yesu yahagaritse, batari inyuma y'ijambo. Aravuga ati ninge jambo, ninge mutsima, ninge baba bati turakuzura umuhungu wa Yosefu. Bafata inzira basubirayo. Arangije hindukirana babandi bari basigaye babigishwa be ati namwe murashaka kwigendera. Ariko Petero atera agatoki. Petero aha agaciro umurimo Yesu yamukozemo. Uzi ko hariho abantu badaha agaciro umurimo Yesu yabakozemo, akabavana mu burayi, akabavana mu businzi, akabavana mu kuroga. Ariko mukaba muri musubire ngo kuko atari yabaha abagabo, kuko atari yabaha abagore, kuko atari yabaha azave wiki. Icyo yakoze numva ari cyo cy'ingenzi. Yagukuyemo daimoni y'ubusambanyi,
yawukuyemo dayimoni y'ubusinzi, yananirwa atese kuguha ibiryo byo kurya. Ariko ni Imana ifite amahame n'amabwiriza. Mbere na mbere Imana. Umuntu akavugira kuri telefoni, cyane cyane abo basore abo bakobwa, guhera saa 3 akageza saa 8 z'ijoro. Bagera mu gusenga akabikiragi. Ariko yaba avugana na Jean Baptiste na Jean d'Arc, hakavuga nkaho arimo kwinginga, akavuga kiyongeza amajwi yose akayahindura, ashyiramo soprano, ashyiramo alto, ashyiramo bass, ashyiramo paka saa 8. Kandi ibyo byose ahaye uwo mwanya ni ibimwambura amavuta, ni ubuhehesi, ni uburayi, ni icyaha cy'indenga kamere. Ariko uwamuhesha ubuzima, uwamuhesha ubugingo, uwamuzitura aramupipa, gucishaho gusa. Nuko rero bana, wambonye, wakoze, wandinze, ngiye kuryama, amen. Igatega kugiye kuryama, igasangurara kuri telefone bukageza mu gitondo gasa nkaho warayinyera. Watesheje agaciro amabwiriza y'ijambo ry'Imana. Ufata iminota 30 ukasoma ijambo, ugafata iyindi 30 ukayisengeramo, ukaryamira mu bwiza bw'Imana, urahirwa, uba amahoro. Inshuro nyinshi ari twebwe twibuza amahoro. Ni umunyabwenge uwumva ijambo ry'Imana. Uzi ko ushaka kubaza umuntu uti ku cyumweru warasenze? Narasenze. Nge sinagize amahirwe yo gusenga. Ninde wigishije? Ni mama pasiteri. Yigishije kuki? Yarigishije kweri. Amashi yarari hariya. Fire. What does it mean? Umuntu utasenze arashaka umusharingi, umuhereza ijambo bize nawe agire icyo atwara. Bwahehe ividi. Ukibaza babaje mu rusengero gukora iki? Ukibaza bigisha ari hehe? Umuntu kumva bisaba kuba attentive, guba maso, ugatuza, ugatega amatwi neza. Nicyo bita kumva. Apana guca mu gutwi kumwe bigasohokera ahandi, bica mu gutwi bimanukira mu mutima. Kuko wahabaye waje wese. Memuretse gutelefona turakigisha. Yesu rero yadressinga abantu, abasigira imamba. Mbonye niwe uvuga ngo niwe nkoni yanjye ngenderaho. Nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza, ujya wumva amagambo y'Imana, ujya wumva Imana, imvugo y'Imana. Ese iyo ubyumva urabikomeza cyangwa uvuga ko ari inzaduka, ari urusaku ariye, azamera nk'umunyabwenge wubatse inzu yo ku rutare. Mwene data, iri jambo ry'Imana impamvu Yesu yarisize nuko azi neza intambara, ibibazo, ibigeragezo, agahinda, indwara ko bizaza, kandi ntago bizatoranya ngo uyu jambo ntiyaryumvise, uyu niwe waryumvise, nibijye ku waryumvise. Never. Bizagonga buri inzu yose yubatswe. Ibi biza tujya tubona hano mu isi, iyo byaje nago bigera kuri ya yindi mu manegeka ngo bigire feveri, bivuge ngo ya tumanuke tujye kuri etaje ishinze imizi ariho dusunika. Ashwida ari yo manegeka, ari ya rukarakara, ari ya blocksima, ari ya any type of house, bigomba gusogongera kumuraba, kubiza, kumuyaga, kureswe rwakira. Aho rero bizasuzumirwa ko byubakishije ubuhanga n'ubwitonzi n'ubushishozi. Ni cyagihe biza byaje inzigasigara ihagaze. None data, hari ibiza mu isi y'umwuka. Bwirukegere ngo hari ibiza mu isi y'umwuka. Hari ibiza wisinzirize,
hari ibiza wigwishe, hari ibiza wirengagize, hari ibiza wimura Imana uhinduke ngo nawe wabaye umunyamugi, hari ibiza nushaka uhinduwemo sisiteme y'uburyo wasengaga, y'uburyo wirirwagamo, y'uburyo utangire guprepa ubuzima bwawe wiyegereza Imana, kuko hari ibiza. Hari ibiza by'ubukene, kazunguza ukavuga uti ngiye kurekura Yesu nigire mu kwicuruza. Hari ibiza by'imibabaro, agahinda, abana bakananirana, bikazunguza ati ndarekura Imana sinzongera kujya mu rusengero. Hari ibiza, mvuga ibiza mbitondagure nabishobora, nawe urabizi ko hari ibiza. Ariko se urakora ute kugira ngo ibi biza bidasiga bikumanuyeho wari uri muri ayo manegeka winegetse? Nuguha umutima wawe Imana, wubaha Imana n'ijambo ryayo, wongera Zaburi 42 avuga ngo nk'uko imarakazi yahagizwe no gushaka imigezi. Imarakazi, inka, ibintu bishoka. Nyangwa mushobora kuba mutazi gushoka no kuhira. Twararagiraga inka zaba zariye umunyu, amasaha ya sasita inka zikirukanka. Abadahira abashotsi baba batatebutse inka zikiruka zirashaka amazi. Mwene data ndakugira inama ndimo kwigira, nimureke dushore imizi mu ijambo ry'Imana, nimureke tukongera abantu ibintu barabipakura. Wateranaga kabiri mu cyumweru aramara amezi 3 adaterana, barahinduramo sisiteme. Oya nagiyeyo kuwa kangahe, uyu munsi sinsubirayo. Ariko nashaka kubwira ngo hari umwana tubana buri wa gatatu haba amasengesho. Twambwiye ko se wowe uzajya kuva ku wa mbere kugeza ku wa mbere mu buzima uzasenga ryari? Ndakubaza, niba unaniwe gusenga igice cy'umunsi ungana gutyo, uzakibasha uri umukecuru nkatwe? Uzakibasha ibifu byabaye inyama? Uzabibasha wamaze gusodoka? Ukareba ntago azi icyo akwiye, ntago azi, ni umukristo ariko utazi ibigomba kumurindira mu gikristo. Sinzi birimo kubyumva. Ntago ugomba gutegereza ngo bakubwire ngo ya senga. Oya, urabizi kuri muri sisiteme y'imiraba, urabizi kuri muri sisiteme. Anyway, urazi naho uvuka, uzi urufatiro rw'iwanyu, kugomba kutitwara nk'abandi. Nigeze mbabwira ndi muri primaire, hari friend wanjye twiganaga, agafata ikayi imwe agahera hirya akandikamo notes wenda za history, ahandi agashyira mu geography. Noneho igihe cya break, jewe nari umuntu uzi gukina akadomo cyane, nkakina ndi umwana by'akantu kagati. None uwo mwana ntajya aza gukina ariko akaba inshuti yanjye, ku buryo najyaga muhayo n'udutabo, nkamuhayo n'udukaramu, nkabwira mama hari umwana hariya yandika mu ikayi imwe agashyiramo notes zose. Twari inshuti ariko amasaha yo gukina ntakine. Noneho umunsi umwe tuza kumwicaza, turamubaza kuki utajya ukina nkatwe ude? Aratwihorera, ariko uko nari friend yaza kumbwira ati abakina ni bakine, ngewe nzi aho mvuka, amasaha yo gukina mbafashe umwanya nsoma, mvuga ngo ahari nzaba igisubizo cy'uyu muryango mvuka musukye. Abo n'abatazi Imana bafashe ingamba. Twebwe turisimbukira, twe turikinira, turirukanka, ibibuga twabirangije, ariko we arazirikana ahavuka, bikamutera kuba committed mu gukora revision. Ukaba uzaho uvuka, ijambo ry'Imana niwo utariha agaciro. Ukaba uzaho uvuka, amasengesho niwo uyadoginga, urarya ukagira ngo barabigutumye. Inda yaragutse,
wabaye ari muntu mushuti wanyu ujye umbwira wanganiraga uburyo yarwanaga no kwiyiriza byaramubereye ikibazo, agafata ibintu akazirika ku maboko ngo umunsi yemeje arebe ko ari busenge, nubwo biri ku maboko uko kuboko akaguteruza akarya, nyuma akongera akavuga Mana ndakwinginze imbaraga z'Imana, arangira akajya afata ibirere cyangwa imishumi agahambira mu nda, ngo ako kantu nakabona ajya avuga ati singomba kurya aka gashumi nakanyibutsa ko uyu munsi ngomba kwihimana. Ngo arwana nabyo, ariko yaje kugira breakthrough, aba umusenzi, aba umuntu ukomeye mu kwegera Imana. Ntabwo ibintu by'Imana byizana, bisaba kugira ibyo wiyima, bigiye ibyo uhangana nabyo. Abantu nta mizi bafite mu ijambo ry'Imana. Uru rutare rurakubashisha mu gihe cy'ibiza. Urutare ni Kristo. Iyo uhaye agaciro ijambo ry'Imana, uba wakiriye Kristo muri wowe. Iyo Kristo ari muri wowe, nta kigutera ngo kikubashe. Ntabwo nkubwira ngo ntuterwa, uraterwa, ariko intsinzi ibi yawe. Abanyarwanda baca umugani ngo uhagarariwe n'intare aravoma. Mwene data, iyo wubashye Imana ukubaha ijambo ry'Imana ukarikomeza, njya ndeba ndiyo ndiga, ni nayo mpamvu mudaheruka no kumbona cyane, ndimo kwiga, ariko ndeba kwiga ukuntu bigoye. Ndeba uburyo umuntu abyuka saa 9, ndeba uburyo umuntu aryama saa 8, umutwe wose imitsi ikarega, ikarega igatogota. Hari icyo ushaka kugeraho. Ndeba uburyo niyo haba ibirori, harimo ibiryo, harimo abo tudaheruka kubonana, uyu ibintu naparika nkabyaho ya nago ngomba gusiba ishuri. Ariko byagera mu by'umwuka, byagera mu by'Imana, abantu bakigira ibyangwe, abantu bakabura umwanya, abantu bagasinzira ubuticura, abantu ngwiki ibintu ukajya kubona ukabona abantu barasa nk'aho ari ukubazirika kugira ngo baze kumva ijambo ry'Imana. Pasiteri azi no kurara agahamagara, ugutwi kukaruha, akimura, agashyira ahandi, ukavuga aba bantu ko atari abantu b'abapagani batazi Imana. Aba bantu ko bakabaye bazi umumaro wo kuza mu nzu y'Imana, ko bakabaye bazi umumaro w'ijambo ry'Imana. Ibazahora babinginga bageze ryari? Barazi ukwegereye, bazahora bakwinginga bageze ryari? Utegereje bishop wawe, apostle wawe aguhamagare. Ariko X byagenze bite? X kumazi kwezi udasenga, pasiteri nagize impamvu nzaza. You are joking with. Ibyo ukinana nabyo ntabwo bizi. Ariko iyo Mana utera umugongo yakwimye amasakonda, si wabageze mu gituro. Ndavugana nawe wigwishagwisha, wihwereza batereta nguze mu nzu y'Imana. Nicyo kikwereka ko abantu bakiri iminja. Iyo ubuteze kuza mu rusengero uko pasiteri wawe yaguhamagaye, iyo ubuteze gutanga icya 10 kuko bakigishijeho, iyo ubuteze kureka icyaha kuko bakurondoye, uracyari uruhinja. Niyo myaka 20 umara umaze mu rusengero ntacyo wakuyemo. Maze ukwegereye ngo uheruka kumva ijambo ry'Imana ryari? Uheruka kurisobanukirwa ryari? Iyo wumva ikintu ntukimenye nta birutwa n'utacyumvise. Yesu rero aratudemanda, aradusaba twumve ijambo kandi turisobanukirwe, bizadufasha ejo hazaza.
azahanywa n'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yari yubatswe ku rutare. Impamvu ugomba gushishoza uburyo wubaka ubuzima bwawe nuko hari imvura, hari imiyaga, hari imivu gutemba kandi bikakwikubitaho. Hari igihe imvura igwa kambabwiza ukuri. Ntabwo niyemera aho kuva igihe nakirijwe. Umuntu muzima mu mwuka ntago ashobora kuva ku Mana. Umugabo yapfa, abana basara. Ndakubwiye ngo mfite ibihamya ko nabonye ko umuntu witeganyirije akarya ijambo ry'Imana akaba mu Mana, kwaba koko akoze insurance ntarabona ku isi y'Imana. Byari igihe mbaza umutware wanjye kubu abantu badasenga cyangwa abantu babikiniramo nk'ibi bibazo biba bije bikatugwaho, ubu barongera ku cyumweru nigishije kuri Dawidi igihe yasangaga skuragi bayitwitse, ngo buri kintu cyose bakijyanye, n'abagore be n'abana be babajyanye. Babagabo bari bajyanye ku rugamba ngo barere barataka bashaka kumutera amabuye. Aho turabona Dawidi ahamagara umutambyi, turabona afata gitari, turabona agisha Imana inama, turabona yikomereza kubiteka Imana. Ni gute umudugudu waba wahiye, ibintu byose babisahuye, ugashobora kuvuga ngo uracyari ya Mana, acyari ya Mana ivuga bikaba, acyari ya Mana tegeka bigakomera. Not every person ushobora kuririmba mu gihe skuragi bayitwitse. Oh my God, uretse bandi bamize Kristo nibo wamenya ko ibirenge bijya iba ari ibihe kujya imbere. Uyu munsi niba ari amina, ejo haraza challenge. Ariko babana b'Abayuda baravuze ngo nawe itadukiza, naho itadukiza Nyagasani, nta mpamvu dufite yo kwita Bayali Imana, nta mpamvu dufite yo gupfukamira ibigirwamana. Twaramenye Imana nyamana. Biteye isoni kuba waramenye Imana nyamana aya masaha ukaba uri mu kabari. Biteye isoni kuba waramenye Imana nyamana aya masaha ukaba warasubiye ku muhanda uri indayi. Biteye isoni kuba waruzuye umwuka wera aya masaha ukaba wuzura akanyanga. Biteye isoni, birababaje. Kubera iki? Urufatiro wubatseho. Muzo mu rusengero gukiniramo seye yaturigenda muguru mama we. Ibintu by'Imana bisaba gutanga ikiguzi. Ni gute ushobora kugera mu kigeragezo ugashobora kuba ukibasha kwamamaza Yesu? Ni gute ushobora guhura n'ibibazo ukaba ukibasha kuramya Imana? Biterwa n'ibiri mu mutima wawe, biterwa no gutunga Kristo muzima. Nimbye ngo na misozi na n'inyanja nabihe byabuze umugambi w'Imana kuzura. Na misozi na n'inyanja nabihe, ibyo byose mvuga ni ibigeragezo. Umuntu uzi Imana amenye neza ko nta bigeragezo byakumira isezerano ry'Imana ku buzima bwe. Uretse uvuye mu isezerano nta mpamvu, wowe ni wowe ubwiteye kuri kumira. Ariko ubundi sibizi ngo ibi byazamutse, ibi byatumbagiye, bitumbagire na Kristo wanjye niko azamuka anzamura, ntibishobora kumira. Teka da, ntabwo tumirika. Ariko iyo ushaka kumirika jya gukinira mu rusengero. Iyo ushaka kumirika irengagiza ijambo ry'Imana, uramirika. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri wa mukristo. Ariko ntago yigeze yanga Imana, ntago yigeze ahurwa urusengero, ntago yigeze asubira mu isi. Ngo impamvu iyo nzu itigeze yikubita hasi nuko yari yubatse ku rutare. Uzi impamvu mugwa igitondo n'ikigoroba? Ni ahantu mushingiye imizi.
pe ahantu imizi yawe iri naho ingenzi. Iyo uri rooted mu ijambo ry'Imana, iyo washinze imizi muri Kristo Yesu, kumana abantu bagwa, abantu badasenga, abantu batazi Imana, mubaho nabi. Sinkubesha kuko njyewe njyamura n'ibibazo, nareba uburyo bitadusekuye ngo tuveho kwikarita, kuko byabaga bije ari simusiga. Byifuza ko dutuma umuhamagaro, byifuza ko ewana dukuramo imyenda, ariko kubera kumenya Imana kavuga ngo muri Yesu niho dukomerezwa kandi turamufite. Ukamera nka kakanyobwa cyangwa ibinyobwa biri mu icupa ripfundikiye, inkoko ziza zirukanka zigakubitaho ikinwa, zikaba arizo zibabara, kanyobwa kinjoyinga. Dufite protection y'Imana bene data. Iyo twakijijwe neza, imiyaga iraza, uzakubesha ngo niza azaba ari umunyabinyoma. Sinkubesha, ahubwo abantu bakijijwe bagomba guhura n'imiyaga myinshi. Naje shitani yatera shitani ingenzi yayo. Fuwa uri umuyoboke wa shitani yaba gushaka wikize, aza kwataka ba bandi bari abakozi be bakamwimuka, bakaba barinjiye mu bwami bw'Imana. Aho rero bitera agahinda kuza ntiwinjire ngo winjire, bivemo ngo bivemo, urabuzabuza. Biratubwiye ngo yiba udashyushye ukabuta nakonje ukigira akazu yazo ngiye kukuruka. Abyumva neza? Imana irashaka ibihangange, abantu bazajya bagahagarara bakatanga ubuhamya ibyo baciyemo bagahangana nabyo. Nigeze nigisha ku message ivuga ngo urashaka kujya Yerusalemu uvuye mu ishyamba, ariko se Yerusalemu urajyana iki? Ko Dawidi yagiye mu murwa n'igihanga cya Dawidi cya Goliyati n'inkota ya Goliyati akabizamukana. Ibyo yarwanye nabyo akabitsinda. Buri kutewe ukarwana ugatsinda, uzamurwa mu ntera, uzamurwa mu ntera, uzamurwa mu ntera. Uwakabiri aratubwiye ngo kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze. Igituma wumva amagambo ya Jean Ndari kukayakomeza, ay'Imana ntuyakomeze ni iyihe mpamvu? Nuko Jean Ndari kaguha 10,000, ariko uzi Yesu guha ubugingo akaguha n'ubuzima buhoraho. Uwo mwuka nta kigega gishinze iwawe ngo ubyuko wishiramo uwo mwuka. Igituma tumve ijambo ry'Imana ngo rikomeze niki? Isuzume uyu munsi wa none. Ndashaka no kubaha akanya, iminota irihuse irirukanka cyane. Ndashaka kubacira. Isuzume igituma utumva amagambo y'Imana ngo yakomeze niki? Nuko mu Mana nta kintu kivamo. Ariko uzi ko ariyo source, uzi ko ariyo nkomoko yo kuba tunariho. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku rutare, ku musenyi. Wakwibakisha ku musenyi nawe nk'imvura iragwa nk'uwo hejuru, imivu iratemba nk'uwo hejuru, umuyaga urahuha nka yindi yubatse kuki? Ku rutare. Byose byikubita kuri iyo nzu, ntago byayibabariye kuko yubatse ku musenyi, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Kugwa kwayo kwabaye kunini. Ko nkuboneye abantu baguye muri COVID kubera hehe? Umuzi nta mizi bafite. Ko nkuboneye abantu bahindutse ibikara, simvuga ibikara nkanje, kwirabura mu byaha, ava mu kinda yiyongeza. Kubera iki? Aho yubatse inzu yubatse ku musenyi, ngo kugwa kwayo kuba kunini cyane. Ndashaka gusengana nawe, ndashaka kuguha umwanya. Isuzume muri uyu munota umwe. Uracyumva ijambo ry'Imana? Iyo ryumvise se urarikomeza, uraryaplika, urishyira mu bikorwa, urigenderamo. Ijambo ry'Imana nirikoze bene data. Ijambo ry'Imana nirizima. Ntashaka guceza ibyo yabikabira mukiyasohoka mukagenda.
hari icyo ugomba kugundira kizatuma uca mu gihe cy'imvura. Impamvu ugomba kugundira Kristo nuko hari ibiza by'imvura imbere yawe, hari ibigeragezo, hari ibidashaka uzabona ijuru, bishaka kuzagushyira mu muriro w'iteka ugashya, hari ibishaka kuguhetamisha, kandi Yesu yaraje ngo atuture iyo mitwaro. Turagushima Mana yari imisi n'ijuru n'ibiriho byose, ijambo wampaye ndaritanze. Nsabiye abantu bose barikurikiranye badashoboye guhamagara bose, ariko wabasuye bavuganye n'imitima yabo. Ndagusabye ngo ubahe imbaraga zo mu mutima. Ijambo ryaramwe ngo uwo mwana kuragwiza imbaraga, akundwa n'Imana, akundwa n'abantu, imbaraga zo mu mutima. Reka bongere babe bazima mu isi y'umwuka. Reka wongere uhembure amarangamutima yabo. Reka wongere usuke inzara, abantu bongere basubire mu nzu yawe. Revive, bubyutse mu miryango, bubyutse mu basore, mu bakobwa. Reka hongere habeho kunyotererwa nawe. Urakoze Mwami, ni mu izina rikomeye Yesu tusabye twizeye. Amen.